Sawa shuti bavandimwe twongeye kandi kubaheza ikaze kuri sheni yacu Amateka TV. Abantu bose badukurikirana dukomeje kubaha ikaze kugira ngo bakomeze baze bumva ibyiza tugenda tubazanira umunsi ku wundi. Kuko mwabisabye badukurikirana uyu munsi dufite abatumirwa. Barya abatumirwa mwasabye twongeye kandi kubazana uyu munsi turi kumwe nabo kuko kugira ngo tubashe kuganira. Rero njewe ubiyegereza amazina banyita Ndayishimiye Dimo, nkorera kuri sheni yacu y'Amateka TV. Rero turi kumwe n'abagenzi banje nabo baza kubibwira kugira ngo tuze kuja mu ngingo zacu z'ikiganiro dufite uyu munsi kugira ngo tuze kuganira. Rero ni karibu. Sawa murakoze cyane, nishimiye kubana namwe, n'ikaze muduhaye turabyishimiye. Ubundi amazina ni ayandi banita Senga David. Nishimiye kuba kuri channel yanyu. Sasa murakoze. Rero reka dukomerezeho na mwene data nawe aze kwivuga kugira ngo tuze gukomeza gahunda yacu. Rero ni karibu. Sawa murakoze cyane, twongeye kandi kwishima cyane kuba mwongeye kudutumira muri iki kiganiro. Ku mazina banita Ruvugisha Alex. Yego murakoze. Sawa murakoze cyane kuba muvuye kwibwira abadukurikirana umunsi kundi barabakunze cyane. Rero impamvu mwivuga buri gihe no kugira ngo abahageze uyu munsi nabo babashe kubamenya. Rero tubahaye ikaze uyu munsi dufite ikiganiro gishushe cyane. Twavuze ko tuzoganira ku Mateka TV y'iwacu. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku byiza by'iwacu Murenge. Twagiye tubibona kenshi kuva tukiri abana tukibayo, ariko tuza kugira impamvu zituma tuvayo. Uyu munsi tukaba turi mu mahanga, ariko turashaka ko ibyo tukicibuka tugomba kubisangiza abandi bantu bose badukurikirana. Rero uyu munsi natangira mutubwira ibyiza by'Umurenge mwibuka kugira ngo tubashe kugenda dukomeza kubiganiraho. Ni karibu. Sawa murakoze. Ibyiza by'Umurenge ni byinshi, ariko turagenda tubabwira bimwe na bimwe, ariko kandi tutureke aho. Tuzakomeza tubabwira n'ibindi kuko nabonye channel ari nkayo gahunda bafitiye. Niyo mpamvu uyu munsi twabimara, ariko kandi tuzakomeza tubibabwira umunsi ku munsi. Kuko iby'Umurenge ni byinshi kuko ni byinshi pe. Kandi twibuka byinshi, twibuka inka, kiraro, abantu basuhura, abantu baje gushoreka, abantu baje guhindura, abantu baje gusuzuma impogazi, abantu baje kureba intama, abantu baje kureba ihene. Ni byinshi kandi cyane. Ikiranga Abanyamurenge n'aborozi barorora kabisa. Bakorora inka, bakorora amatungo ariyo yose. N'aborozi pe. Tukibuka byinshi. Nka nimugoroba abantu bahinduye inka, abantu baje gusuzuma inka ziri mu marembo zitaha. Abasaza baje kureba ko abana bahinduye inka zose ko ntayaraye. N'amatungo, ibitungwa, ihene baje kureba ko ntazaraye. Bene uko nguko, ariko ni byinshi pe. Kandi ikiranga n'Umurenge ni umuco. Umuco. Sawa murakoze kuri ibyo byose muvuye kutubwira. Turagenda rero tubisesangura. Reka mwene data nawe atubwire ibyiza by'Umurenge, ibyo abasha kwibuka kugira ngo rero tuze twisegurizaga hamwe tubisesengure tubibwire abantu. Murakoze cyane. Ibyiza by'Umurenge ni byinshi cyane, kandi ku buryo tuvuga nyine tubirangize ni byinshi cyane pe. Ibyiza by'Umurenge nk'ibyo njewe nibuka, ibyo twakoraga, ibyo twirirwagamo, ni byinshi cyane. Wenda kuja kuragira inka, gusuhura, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ku buryo umuntu nyine atabivuga ngo birangize. Ni nk'ibyo. Sawa murakoze cyane muvuye kubivuga ibyiza by'Umurenge.
ni ukuvuga ngo ibyiza by'umurenge ni byinshi cyane pe ni byinshi. ese namwe mukiri nk'abatoya mugisize mwagaza muja guca Segatekeri Segatekeri urayizi se hariho n'ukundi ukuntu bagaza bazita ngo zasagutwe sinzi ni sagutwe zasagutwe so izo mvuga nagaza nzumva n'abasaza ariko twebwe ni ukuvuga ngo twavaga ku ishuri amakayi mwese mukayasiga ku musozi mukirika mwese mukika mu gishanga mukaja guca Segatekeri. Izo ndibuza mu bikumbura nimwe bigeze kuvuga ngo abanyeshuri ico gihe bari hana kuzaja kuva ku ndondo bagenda za Minembwe bakavuga ngo abanyaminembwe ngo bazaje muri za Segatekeri noneho ko hamwe namwe haba hari ntarishange abanyaminembwe bakavuga ngo bagenda kuza za Segatekeri none abana b'indondo bagira ati hano hano za Segatekeri ibishanga barabihinze ati ibishanga zari nizo guhinga mu Minembwe igishanga niho murimo ni ukuvuga ngo mu Minembwe izo zasagutwe nta zari zibayo bo zarahabaga ariko mu bishanga bari barabihinze mbese bagazahinga mu bishanga abanyeshuri bavuye ku ndondo bamenye za Segatekeri bikubita mu gishanga bagasanga ni n'inkeri z'indondo ntabwo ziba mu Minembwe reka reka none se zohaba nta kibira kiba ku mu Minembwe haba nyine inkeri ntazi abanyinshi pe habaho inkeri zimwe ariko twashanye amahuzu zimwe z'inani hari inkeri zazo giteza z'akanyamushinja murazizi ngira ngo zira nizo zari original sijana original zagiraga inyagwa y'ibishuga iziryana nabi ahubwo kuravuga zazindi mbese zagaza ziba toya ariko zikanakomera zagaza ziba zikomeye nizo umushugi wawo zunagira ndetse zagaza nubwo zerera gutya hasi zibikaraka ariko ntabwo bagiraga ingondesho umushugi ukawugonda neza iriya hejuru ugafata ugazoshira mu giti amaso ukagenda ugihotora kuzijya neza mukaza munazisigaho amaranzi ise namwe mwagaza muja guca ubukara ubukara uravuze ariko ubukara cyane babaga ku ndondo y'uruheshi y'uruheshi nk'ahantu twari dutuye twebwe zagatanga na mukumba ariko urabuze bagazabwita ngo n'ubukaragata buratandukanye ubukaragata buratandukanye none ubukara sibwo bukaragata haba ubukara n'ubukaragata tibihuye ahubwo ni ubukaragata ni ubugerera kuri imigozi nyine y'imikaragata abasaza bakoreshaga kera mu kuja gufata inga urabizi ko twari taragiraga imigozi umukaragata weze neza mukawufata ukagenda mukawubabura mwamara kuwubabura mukawuhotora ari umugozi umukaragata niwo mugozi hakabagaho ubukaragata abasaza bagaza banakunda ngo kubwivurisha nimba ari amibe uyu asabasaza n'abana batoya ubwo nibwo bukaragata ubwo nibwo bukaragata ubwo bagaza buhura ubukaragata ubwo n'ubukaragata hakaba ubukara ubwo bukara rero naje nibwo nshaka kumenya ubukara umeze ko yo kwa manduru amaduyiduyi n'amaduyiduyi iyo ni vuga cyane twigiye cyamure n'amanduru none se amaduyiduyi niko twayita uvuze ngo gute amanduru ariko ngira ngo biratandukanye amanduru n'amanduru n'ubukara n'ubukaragata tibihuye oya ubukara ubukaragata amanduru hariho amanduru n'amanduru hariho amanduru hakaba ubukaragata hakaba n'ubukara noneho bwakundaga kugira ubuti bwayo mu mizi bwashakaga kuzuza busa n'imituku n'ubutukuyeho bw'icyatsi kibisi bukaba bugufi uzibona nk'ahangaha uburyo bino bijumba by'ingozi biba bimeze ni nka buriya ubuti buba bufite ibiti bigufi bwamara bukaba ubuntu bwirabura cyane ku buryo wanaburyaga n'amenyo yawe yose akama yirabura pe ubwo nibwo bukaragata noneho tugomba kuzamushakira ifoto tugomba kuzamushakira ifoto ubukaragata ibwo ndabuzi ubukara nibwo tuba tuvuga ubukaragata ndabuzi nkamenya n'ubwo amanduru ese amanduru nayo yagaze yerera ku bintu nabyo by'imishugi by'imihandanzovu kandi iyo ntiyagaza n'aba menshi ku giti menshi cyane umushugi wawe zakaza bibyo zakaza byinshi nabyo ariko bitari byinshi cyane mubi cyane naho inkeri
inkeri neza mu kijanti mu gashigo inkeri uvuye ku ishuri wambaye uniforme wamara kugashona ese uniforme yari itarabaye twazicaga twarangiza tukagenda tugaca amashinga umugano nyine mwiza warangiza ukagenda uzi zijyaga izo ni buraya uzishiramo ibinyamakara maze ugashamo umunani ese ni umutozo wakubwira ngo umutobe umutobe ni ukuzitoba ka gati bakazakubitamo umutozo uyu mutozo n'uvuruga mu kadete k'amata ni umutozo n'ubundi ni umutozo n'ubundi ariko wa singira ngo uvuye vuba noneho twari tukijaga guca inkeri tukibyibuka ariko inkeri zareze muri izi ntambara habaye inkeri zitaraboneka ariko hari ahantu hamwe twigeze guca aho ese namwiriye mwagiraga abantu babagiraga ibiti by'amapera sinogyo bazabyita nima ngo ari ibinyomoro ariko twe twakaza tubizita amapera ni amapera amapera yama kandi bakayatera ibiti bakazabitera mu mirima usibye ko indondo ntihaba hari ayandi se n'iza marakuca murazizi muri marakuca izo ziba zimeze zinkeza inani akanyemera kuko naha birahaba ino nzabona bazazana nimba ngo ari amaprime haba amaprime hakaba ibinyomoro biratandukanye amaprime n'ibinyomoro ibinyomoro hano niyo mapera twebwira iwacu ajya amapera y'ibigozi mu mibunda haba bakaza rurenge bayita gute murayazi amapera y'ibigozi erega hari iwacu akenshi imbuto cyane ibinyomoro nari amapera twateraga niyo twateraga n'inkeri inkeri bateraga z'ikizungu inkeri ariko n'izindaza zatera z'ikizungu urazibuka ye kwa Kagame bari abaturage hari inkeri bakazatera z'ikizungu baraziteraga cyane pe ariko wari utarakubikirwa muri abandi bazi gufasha bagiye kuzicita nta burenganzira turaza kubimenyera hariya hepfo abadukurikirana bose turaza kumenya muri komantere bakomeze batwandikire babidusobanurira neza kandi subscribe na share na comment bakomeze bazizane urumva izo nkeri z'ikizungu kandi nazo zari nziza turabibaza ni byiza zari nziza pe zari nziza kandi inkeri zanaryohaga cyane kurusha ziriya zameraga mu ishyamba zirazo mu ishyamba ishyamba ni igitangaza nizo zaryohaga zirazira neza watemye ishengo ryiza ukazishiramo twe twakaza turagucubukara gatatu kajana tubiri naho ubuki murabwibuka ubuki uzi kudaha ukajya nk'ibibambara bibiri uzi kudaha nigeze kujana n'umusaza umwe zari zitarakurya kwitama kujya ari kudaha naje kaguma kajabura ukajya bwabuki kandi n'inzuki zazikujya kandi hoba ni mu ijoro simenye ngo natoye uruyuki natoye ntiwagiye pori zazo zose kamusanga kanwa kose karangana gutya ariko kudahana nanibuka tugeze kuja kudaha ahantu bamwe bakora urwingo imigano kurya bagendaga bagashongera ikarenga noneho zigere hejuru basanga ngo inzuki irarangamye umuntu wuriye hejuru amazi ziramurya arikaga yamize tiyamuka tiyatibuka yamavi hejuru yidunda hasi niki cyakubwira ko kuko wari uvuze ngo inzuki ziri hariya ziraranga cyangwa se inzuki iri hariya umuti uri hariya ziranzuki ntizirangamye niki cyabikubwira zahagaze ziza gutega abantu kandi zose zahagaze zikoma ariko zizakomana zose nyine ariko ntiziranga amacuki ariko cyane bagazavanga inzuki yo mwibuye hari n'ubuki bwari butandukanye hari ubuki bwa n'ubuki bw'intomvu n'ubundi bw'umusenyi bw'intovu si bumwe ibwo ntibwakomanaga umva nazo zahagaze zikomana sinzi uko ise iwe karavuga uburanda uburandi bwo ntibukomana ariko nabwo kubudabira ariko wari ubuki bwabo bw'uburanda ubuki bwawe ni bwiza kandi ni jewe nari ntaraburya bwagaza buca gusa nkabona aho baraye bahita w'indwara nyinshi buranda cyane wewe wigeze kubudaha cyane gusa nasanze undi muvandimwe w'ahantu je ndamuzi ubu nibwo buranda noneho baja kubudaha
hari ukuntu bazabudahigo bazakurikira kobo none agashakisha ubye akubita serikire gutyo uko hameze gutya akajya kurebera hariya ibibambara bazakabuza none ntiyimbe agahangaze yazinshirira arabudaha ibindi bitwa dushobora n'umusaza umwe ni data wacu ahantu bita mu gahunda turashorera na gutya tugiye kuvugisha umuntu turabona wati seti hano hari uburanda kandi nawe arabubonye gutya ku nzira tuba tubonye uburanda turatambutse twigira imbere tubona ubundi uwo munsi zaribuka mu isaha imwe twatoye amaranda 6 urumva ni mu nani 6 mugabo nani mu gihamba cyabo ahantu hose unyira habaye igihamba inzuki zaraye nyinshi aho uburanda kubona uburanda zari bisigaye zaragora ikiwa twigeze igihe kimwe kusha kudanje ndazitinya inzuki jewe harimo ubuki sinoyitinya nagaza mbona kanja nkajya hari bamwe gagaza amakuru nk'amahuzo ngo nizo zimukora ngo izo imva nk'igiti abo ngabo bitaramujya neza ibitaramujya neza izi kujya kugeza muri uwori neza kazo bigeze iri abo nabonye biziza zijya nyira sinzi uko bateye nabana bitabo nabandi baratinyitinyi ahantu barimo badaha ahantu bita ngo ni kuri kirisi abantu turahagera tuhageze umunyamurimo aratubwira ati hariya natoyeho inzuki ariko ntabwo uyu munani mushikarango agiye kuza kudaha ndagenda ndahagera yamubwira kuko hari kumanywa saa 6 hari izuba ryinshi arambwira ngo nitambuke nanjye gukoramo hagiye afite indobo kora muri ya ndobo kazatora ubuki kibamba ndagumaga ndajya zikaza reka ndaguma ndajya wa wundi Kipeni barabonye bati ubwana na marira. Kingi aenda. Ati kuya nawe gusama. Ndabwa ati ndagusama. Titoka na bene gusa. Namutamira. Ngiye undi muvanga twaturi kumwe. Ndabwa ati wewe fata isashe. Bene yanse. Wamfatire. Fata isashe gusa wicara. Soza guterera. Namanije. Ngakura. Aho yagize impako yagize nini? Kazankuru. Ndatera n'isashe ya mbere iruzuye. Washejanye rambise haya mfatiri ya kabiri kuja mfatiri ya gatatu bwana sere toka nawe sita toka ule babu mwenyewe kuonyesha hapo na mie ndafanya mwa yote na mie nimeleze hii asari yote icoge wagazo bujya bene uko nguko tani cyo bwantwara kandi ubwagaza bufatana ariko ubuki twebwe twabutetse mu cyari iyo waburiye kenshi cyane narabutetse mu cyari turabujana mu cyari tubushikana hantu bitimisisi turajana baruki bwinshi cyane pe kandi abagiraga imisisi bapimaga ku akayiko kamwe icyo gihe cya bwagwe kandi bari igihumbi akayiko kamwe kandi icyo gihe urudolari rwagwe bari muri kivo ya 1500 francs twe turabujya reka ariko ubuki bukaba bubi bw'intongo none ubuki kandi kubuki bwari bwiza cyane tumagaza bugurisha umutsima bakire benshi ariko bajya umutsima kaganda hisi umutsima ayiwe wari turarisha ubu ku mutsima okay ndabyibutse usibye hurura n'itorisha ubuki ubuki abantu bateza gatobwe ni bari guteye ariko tuzabaza abantu bateza ariko none se kuri gatobwe haba inzuki none tubabaze twumva gatobwe ni yaza baratubwira muri commentaire mu minengo isazajya hurura cyane siyo bazabajya hoyoye mu minengo ni kanko ariko naza gatobwe niyo bazabarya hurura bibogobogo ni hurure na za mibunda gake za mibunda baje bagira birazanya ariko kizamendo ziwacu nta sawa ko turumva ibyiza by'iwacu ni byinshi cyane pe titwobivuga uyu munsi ngo tubisoze rero nuko ngo abantu twage tubibutsa bagenda bitubwira muri commentaire uburyo bagiye babyumva rero tukaba tugeze ku mwanya